Mwese ndabaramukije. Amazina yanjye nitwa Rugengumwe Jean Pierre. Nkaba ngiye kuganira namwe ku bigendanye n'uburyo dushobora gutegura ejo hacu hazaza, cyane cyane uyu munsi ndavuga ku buzima. Nicyo twita how to design the future mu Cyongereza. Ubundi iyo tuvuze design twabyita nko gutegura cyangwa se gushushanya ubuzima bwacu, kubutegura. Ubundi ubuzima bwose abantu tubaho usanga buba bukoze mu buryo bw'imitagihe. Ni ukuvuga ngo uburyo tubaho ni ubuzima n'ubundi tuba twarabayeho. Ushobora kwibaza uti se warabubayeho gute? Ubundi ubuzima bwigabanyijemo ibice bibiri. Hari ubuzima tubaho bufatika bugaragara, ariko hari n'ubuzima tubaho butagaragara. Niyo mpamvu niyo tuvuga ku bigendanye n'isi, hari isi igaragara aho tuba dufite ibintu tubonesha amaso dushobora gukoraho, hakaba n'ibindi bintu tutabasha kubonesha amaso tutanabasha gukoraho. Rero bimwe mu bintu bitagaragara nibyo bibanza kubaho mbere y'ibigaragara. Nk'urugero, nk'iyo urebye indwara nyinshi zibaho, ibyorezo bibaho, harimo na COVID-19 turi kurwana nayo isi yose muri iyi minsi. Mu by'ukuri ni indwara iterwa n'udukoko tutagaragara, ibyo twita virusi cyangwa se coronavirus. Aka kanyabuzima katagaragara ntabwo ushobora kukabonesha amaso. Niyo mpamvu tubwirwa gukaraba intoki kenshi dukoresheje amazi meza n'isabune, tukabwirwa gukoresha wenda imiti yica udukoko mu ntoki, cyangwa se tukabwirwa no kwirinda kwegerana kandi tukambara za masike cyangwa se udupfukamunwa n'amazuru. Ibi icyo bivuze ni iki? Icyo bivuze ni uko mbere y'uko ubu burwayi tuburwara mu buryo bufatika, tukagira ibimenyetso twagiye tubwirwa, nko guhinda umuriro, kugira ibicurane wenda n'akayi, inkorora, ibyo byose no gucika intege n'ibindi, aba ari ibintu dushobora kwiyumvamo, dushobora kubona, ariko mu by'ukuri aba ari ingaruka z'ikintu cyabanje kubaho mbere. Rero hari ibintu byinshi tutabasha kubona, ariko kimwe muri ibyo ni icyo. Niyo mpamvu niyo habayeho gupima ako gakoko bifashisha amamashini, bifashisha ibyuma kugira ngo babashe kukabona. Rero usanga ubuzima bwose uko bukoze buva muri bwa buzima butagaragara, cyangwa se bya bindi byabanje kubaho mbere, hakaza noneho ibigaragara cyangwa se ubuzima bufatika buboneka. Niyo mpamvu abahanga bagiye bategura ibyuma bibasha no kubona ibyo binyabuzima bitaboneka, kubera ko akenshi nibyo bitera ibiboneka nabyo kubaho. Mu gihe rero turi gushushanya ubuzima bwacu bw'ejo hazaza cyangwa se kubutegura, nabwo tuba tugomba kumenya ni gute twava mu buzima bw'ibitagaragara ariko dutegura ubuzima tuzabaho noneho bugaragara. Aha rero niho haza amasomo twebwe muri IYF dukunda kwita Mind Education, cyangwa se amasomo y'isi y'imyumvire, isi itagaragara tutabonesha amaso ariko isi iriho mu by'ukuri. Muziko Oxopac washinze IYF yavumbuye ubwenge bwa Mind Education muri Bibiliya. Niyo mpamvu rimwe na rimwe dukoresha na Bibiliya kugira ngo abantu babashe kumva iyi si itagaragara, kuko Bibiliya nicyo gitabo kibasha gusobanura isi itagaragara kuruta ibindi byose byabayeho mu isi. Mu gihe rero tubaho ubuzima bwacu, ni byiza cyane kubutegura tukiri batoya.
hari umugabo umwe witwa Konosuke Matsushita. Uyu ni umugabo wabayeho mu myaka ya kera, ariko atari kera cyane, kubera ko abangana nanjye bose bazi nk'amaradiyo cyangwa se ibindi byuma byitwaga Panasonic. Ibi ni ibyuma byakorwaga n'ikigo cya Panasonic cyo mu Buyapani, ariko iki kigo nyiracyo yari uyu mugabo nababwiye witwa Konosuke. Uyu rero ntabwo yize cyane, ntabwo rwose yagize amahirwe yo kwiga ngo yige cyane, wenda bari byo byaratumye atera imbere mu buzima bwe, ahubwo hari indi myumvire yagize. Iyo myumvire ituma akora ubuzima bwe arabushushanya, buza kumuviramo ubuzima bwiza bwo guhirwa. Igihe kimwe baramubajije bati, ni gute ukoresha abakozi barenga 25,000 mu ruganda rwawe, ese ibi bintu byose wabigezeho ute? Icyo yashubije yaravuze ati, hari impano nakiriye ziturutse ku mubyeyi wanjye kuri mama. Aravuga ati, mama ubwo yapfaga nari mutoya, yansigiye ubukene bukabije. Atariko si cyo gusa, ahubwo nari mfite n'imbaraga nkeya z'umubiri, nari umuntu ukunda kurwaragurika. Ati kandi ikindi, ntabwo nari narigeze ndangiza na primaire cyangwa se amashuri abanza, nayo ubwayo sinayize ngo nyarangize. Ati rero ibintu uko ari bitatu byahindutse impano ikomeye cyane, mu buryo byamfashije kugera ku byo nagezeho byose. Abantu ntabwo bashoboraga kwiyumvisha uburyo izo ari impano, ariko we kubera ko ibyo yabyitayeho byamuhesheje kugera ku bintu bikomeye cyane. Icya mbere baribaje bati, ni gute ibyo bintu byaba ari impano, byaba ari umugisha wakiriye? Aravuga ati, icya mbere, ubukene bukabije nasigayemo ndi imfubyi, icyo bwamesheje ni ukugira umurava, niga n'uburyo bwo kwizigama. Ati kubera ko nagomba gutekereza icyo nzarya ejo uyu munsi, igihe ntagitekereje uyu munsi ntabwo nari kukibona. Ati icya kabiri, kuba nari mfite intege nkeya z'umubiri ndwaragurika, byanyigishije umumaro wo kugira amagara mazima. Niyo mpamvu kwita ku magara yanjye, yaba ku kwita ku byo ndya, ku gukora imyitozo ngororamubiri n'ibindi, ibyo byose nabyize kubera ko nari mfite intege nke z'umubiri. Ati icya gatatu, kuba ntarabashije kurangiza amashuri abanza byampindukiye umugisha ukomeye, kubera ko byamesheje kwigira ku bantu bose, kuko n'abazaga uwo ari we wese, yaba umwana yaba umukuru, bituma ubwenge bwabo bwose mbwakira buhinduka ubwanjye, aba ari bwo nkoresha mu buzima bwanjye. Rero ubwo yemeraga ibyo abura akaba ari byo yitaho, yatangiye kumenya uburyo yabisohokamo. Iki ni cyo uyu mugabo ukomeye cyane wo mu Buyapani yashubije. Igihe tubaho dutegura ubuzima bwacu bw'ejo hazaza, ni byiza cyane kumenya icyo tubiba mu buzima bwacu butagaragara. Ndavuga mu mitima yacu cyangwa se mu myumvire yacu, kubera ko ikintu umuntu abibye ni nacyo asarura. Uwo ni umugani uvugwa na Bibiliya, ariko no mu Banyarwanda turawukoresha. Icyo umuntu abibye nicyo asarura. Nimba uri umuhinzi ukabiba amasaka, usarura amasaka. Nimba ubibye ibigori, nabwo ni ibigori usarura. Rero mu gihe tushushanya ubuzima bwacu bw'ejo hazaza, icyo turi gukora uyu munsi nicyo kigaragaza icyo tuzaba cyo ku munsi w'ejo cyangwa se mu gihe kiri imbere. Imyumvire turi kubana none niyo igaragaza uko tuzabaho mu myaka 10 iri imbere, mu myaka 5 se cyangwa se 20, kubera ko icyo umuntu abibye ari icyo asarura.
rero abantu benshi ntabwo bita kuri ubu buzima butagaragara butaraboneka cyangwa se imibereho y'imyumvire, imibereho y'umutima. Igihe imbuto iri mu butaka ntushobora kuyibonesha amaso, ariko igihe kigeze niyo imera ikazana ururabo, ikazana n'imbuto kugeza aho umuhinzi asarura. Hari umugabo umwe witwa Adolf Hitler. Uyu yari umudage wabayeho mu 1889 kugeza mu 1945. Uyu mugabo amateka ye ntabwo ari amateka y'ibyiza, kubera ko yakoze jenoside yakorewe abayahudi, yica abantu miliyoni nyinshi cyane. Rero iyo abantu bakurikiranye amateka ye ubona ko akiri mutoya ubuzima bwe bwabibwemo imbuto itari nziza, kubera ko uhereye kuri mama witwaga Clara Hitler, uburyo yamureze yagiye amubamo umutima wo kumva ko ari igitangaza agomba kwiringira cyangwa kwizera, bituma abaho atekereza ko ibintu byose ari ubishoboye kandi ibyo akoze byose ari byiza, nta makosa ashobora gukora. Nase utari mwiza mu by'ukuri wahoraga mukankamira, mubwira nabi, utarigeze aganiriza umwana we, ibyo byose byamukuriyemo biza kugera aho ahinduka umuntu w'ikihebe, umuntu wateguye jenoside y'abayahudi akayishyira no mu bikorwa. Kubera iki? Yumvaga ubwoko bwe ari bwo bwoko nyabwo, abanazari bo bantu, abandi bose atari abantu. Iyi myumvire rero ntabwo ipfa kuza gusa, ahubwo itangira ibibwa mu muntu, ubwo buzima akabanza kububaho mo imbere muri we butaranatangira, kubera ko uko umuntu abibye, icyo abibye nicyo asarura. Ku rundi ruhande, iyo turebye umugabo witwa Abraham Lincoln, n'umugabo nawe ufite amateka meza, kubera ko binyuze mu mama witwa Nancy Lincoln, uyu nguyu yamufashije kugira imyumvire myiza, imyumvire yakomoye ku babyeyi be, imuhindukira umurage, indangagaciro, kubera ko mama we yari umukristo. Yajyaga asoma Bibiliya, aza kwigiramo nawe ubwenge bw'Imana. Noneho mbere yo gupfa nibwo yabwiye umwana ati, aho kugira ngo nguhe ubutaka bunini cyane ari wo murage ngusigira, nishimiye kuguha iyi mpano. Amuha Bibiliya. Ntabwo ati gisoma iyi Bibiliya, kandi urukundo rw'Imana rurimo n'urwakira ukabana narwo, mu by'ukuri bizagufasha. Uzaba umuntu nawe ubasha gukunda abandi, ubasha no gufasha abantu. Ntabwo ati icyo ngusaba rwose, iki nicyo cya nyuma ngusaba kugira ngo uzakinkorere kandi unsezeranye ko uzagikora. Abraham kera cyumvishe aracyakira. Mu buzima bwe yajyaga ati, nibuka mama uko yahoraga nsengera, ati sinshobora kubyibagirwa. Kubera iki? Ahora ari kumwe nanjye, umutima we uhorana nanjye, nubwo umubiri we wagiye ariko umutima we uhorana nanjye mu buzima bwanyu. Ibyo yambwiye, amasengesho ye, ibyo byose byaramfashije. Uyu mugabo bitewe no kubana n'uyu mutima byatumye abasha kubaho ubuzima, arahatana, aratsindwa inshuro nyinshi, ariko ntiyigeze aheba, kubera ko yari amaze gutegura ubuzima bwe mbere y'uko abubaho. Amaherezo yaje kuba umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi niwe wabashije gukora ikintu gikomeye mu mateka cyo guca ubucakara muri Amerika. Ibi rero ntabwo ari ibintu bipfa kubaho gusa. Ubu turi kuvuga uko twashushanya ubuzima bwacu,
bw'ejo hazaza cyangwa se uko twabutegura. Rero butangirana n'ubu buzima butagaragara, iyi mibereho y'imyumvire yacu twebwe abantu. Nubwo umutima utagaragara cyangwa se imyumvire tutayibona, ariko umutima ubaho, imyumvire ibaho. Niyo mpamvu ubuzima bw'iyo myumvire cyangwa ubuzima cyangwa imibereho y'imyumvire yacu niyo tubanza kwitaho, niyo twagakwiriye kubanza kwitaho mbere yuko twita no ku buzima bugaragara inyuma, kuko niyo izaduha ubuzima tuzabaho. Hari ibintu bitatu biranga ubu buzima butagaragara cyangwa se iyi mibereho y'imyumvire, iyi mibereho y'umutima w'umuntu. Icya mbere ni uko ntabwo umutima ugaragara, imyumvire y'umuntu ntushaka kuyibona keretse aramutse avuze, ariko ibaho. Icya kabiri, uburyo itangaje nuko nubwo twebwe abantu ubuzima tubaho buba bufite imbibi, ariko ntabwo umutima cyangwa se imyumvire y'umuntu igira imbibi ngo wenda wayifungirana nka muri studio cyangwa se uyifungirane mu gihugu kimwe. Oya, mba ndahangaha ariko ngatekereza ibintu by'umuntu uri muri Amerika, umutima wanjye ukagenda ukagera muri Amerika, ukagera i Burayi, ukakwira isi yose. Si byo gusa, ugera no mu ijoro. Icya gatatu ni uko nubwo utagaragara, ariko uriho kandi ubasha gutemba. Umutima uratemba nk'uko ubona umugezi nka Nyabarongo itemba, iba ifite icyerekezo runaka icamo, n'umutima ni ukumeze. Rwa ngo ugira icyerekezo, icyo cyerekezo uhaye umutima wawe cyangwa ushyizemo imyumvire yawe, ni nacyo ubuzima butagaragara cyangwa iyi mibereho itagaragara uwo mutima ukurikira, ariko kandi ni nabyo bihinduka bikaza n'inyuma. Reka mbaho urugero. Hari umwana umwe Bibiliya yita ngo ni umwana w'ikirara, nimusoma mu gitabo cya Luka ibice 15. Uyu mwana igihe kimwe yaje kubaho ubuzima bwo mu gihugu cya kure, ariko bubaho akiri kwazo. Amaze kubaho mu mitekerereze yumva ni ubuzima bwiza buraruta ubwo kwa se, ahita abwira se ati umugabane w'ibintu byanjye ukwiriye nigendera. Uyu mwana yaragiye koko, ariko agezeyo ubuzima yabayeho mu by'ukuri yasanze yaribeshye, ntabwo yigeze akora inyigo neza y'ubuzima. Rero icyo gihe nusoma mu gice cya 15 umurongo wa 17, Bibiliya avuga ngo yaje kwisubiramo avuga ati kwa data hari abagaragu benshi, bararya bagasigaza, ariko njyewe inzara igiye kunyicira hano. Yari yaratakaje ibyo yari afite byose, abaho ubuzima bw'uburara, kugeza igihe noneho yari asigaye aragira ingurube, agashaka guhazwa n'iby'ingurube zishigaje, ariko ngo nabyo ntihagire ubimuha. Ariko umunsi umwe yaje kongera gusubira mu buzima bwe butagaragara. Ubwo yasubiraga kwa se, noneho yabanje gusubirayo n'ubundi mu mibereho y'umutima, ataragerayo. Agezeyo mu by'ukuri atangira kubaho ubuzima butekanye. Rero buri gihe mbere y'uko tubaho mu bigaragara, habanza ibitagaragara. Nk'uko imitima yacu itagaragara ariko ikaba iriho, ni nako n'ubuzima tubaho tuba twarabanje kubaho mbere y'uko tububona cyangwa se abandi bantu babubona. Ikindi, nk'iyo witegereje umuyaga iri guhuha ntushaka kumenya aho ari kuva n'aho werekeza, ariko abahanga bazi kubipima. Burya umuyaga nawe ugira icyerekezo cyawo. Niyo mpamvu uzasanga rimwe ahantu imvura ihagwa ahandi ntigwe,
kubera iki? Kubera icyerekezo cy'imiyaga. Hari ibintu byinshi rero bitagaragara ariko biriho, kandi iyo tubonye ibikorwa byabyo, nicyo gihe dushobora kumenya ngo ibi bintu bibaho. Turi kuvuga rero uko twakora design y'ejo hazaza y'ubuzima bwacu. Ikintu cya mbere dukeneye ni ugutoza imyumvire yacu. Mu gihe turi gutegura ubuzima bwacu, tugomba kubanza kubutegura mo imbere, butaragaragara inyuma. Nk'uko ifarashi ishobora gutozwa, cyangwa inka, cyangwa imbwa igakora akazi gakomeye cyangwa igahindura ubuzima bw'abantu, n'imitima yacu cyangwa se imyumvire yacu iratozwa. Numvishe ko kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitere imbere, ubundi abimukira bajyayo, iki gihugu cyari amashyamba gusa, cyuzuye inyamaswa nyinshi, ariko baje kwifashisha inyamaswa z'agasozi bita amafarashi, barazitoza. Ntabwo kari akazi koroshye, ariko mu kuzitoza imyaka myinshi zaje kwakira mu by'ukuri imitima yabashebuja, noneho batangira kuzikoresha. Icyo gihe nta mamodoka yari ariho, nta ndege zariho, ariko zarifashishijwe, zitanga umusanzu ukomeye ku iterambere ry'Amerika tuzi uyu munsi. Rero nk'uko nguko amafarashi yahindutse ay'ingirakamaro kugira ngo ubuzima bw'abantu butere imbere, turamutse dutoje imyumvire yacu, ubuzima bw'imyumvire cyangwa bw'imibereho y'imbere, ni ukuri dushobora kuba ubuzima buhiriwe kandi tukabaho tunezerewe, kubera ko tuba twamaze gutegura ubuzima bwacu. Si byiza gupfa kubaho gusa, tugomba kwiga uko dutegura ubuzima bwacu bw'ejo hazaza, kubera ko buva mu buzima tutabonesha amaso buhinduka ubuzima noneho tubona. Niyo mpamvu mu gihe tuganira ibiganiro nk'ibi ngibi, umumaro wabyo ni ubuhe? Nuko bidufasha gutegura bwa buzima bw'ejo hazaza. Kubera ko iyi si y'imyumvire cyangwa se y'imibereho y'imbere y'umutima, nicyo gishushanyo mbonera cy'ubuzima tubaho uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ubuzima ndi kubaho uyu munsi buraterwa n'igishushanyo nuko nabuteguye ejo hashize, kuko imyumvire nari mfite niyo yahindutse ubu buzima muri kubona uyu munsi. Imyumvire nagize, nakiriye, nicyo cyahindutse igishushanyo cy'ubuzima. Nk'uko umwubatsi yagiye kubaka inzu, abanza gukora igishushanyo mbonera, yamara kugitegura akagishyira hariya, abandi bamufasha bakaza noneho bakagitereka ku butaka, kigahinduka inzu nziza. Ishobora kuba nziza cyangwa mbi, ariko byose biterwa n'iki? Giterwa n'uwabanjije gushushanya iki gishushanyo mbonera. Ni ukuvuga ngo imimererwe y'inzu ndetse no kuba iyo nzu yaba ikomeye, byose biterwa n'iki? Biterwa na cya gishushanyo cyakozwe mbere. N'ubuzima ni uko dutegura ubuzima, ni kimwe n'uko umwubatsi akora igishushanyo mbonera cy'inzu. Kubera ko iyo umaze kugira igishushanyo mbonera cy'inzu kikaba ari cyiza, inzu igaragara nayo izaba nziza cyane. Ariko niba igishushanyo mbonera cyashushanyijwe nabi, ni ukuri n'inzu izubakwa ikavamo izaba ari mbi. Niyo mpamvu ubuzima bwacu, imibereho y'imyumvire, iyo tumaze kuyitunganya neza, ni nacyo gihe n'ubuzima tuzabaho buba ubuzima buhiriwe, ubuzima bw'umunezero. Ariko imyumvire yacu iyi munsi tutayitayeho ngo dukore icyo gishushanyo cy'ubuzima neza, ejo
ubuzima nabwo buhinduka ubuzima buteye agahinda. Niyo mpamvu aho kugira ngo abantu bashyire imbaraga n'umurava bakoresha ubushobozi bwabo bwose mu gukora cyane ngo biteze imbere, bakwiriye kubanza guhindura imyumvire, bagategura noneho ubwo buzima bwo gukora cyane no gukorana umurava, ariko bigakorwa nyuma y'uko iyi myumvire imaze nayo gutegurwa. Niwo mumaro w'ibiganiro nk'ibi ngibi. Ubuzima bwacu buzahinduka, butere imbere bitewe n'iki? Bitewe n'iyi myumvire dufite nuko twateguye ubuzima bwacu butaraba. Gusa ikibazo abantu benshi ntabwo bita ku masomo nk'aya ngaya, ntabwo bita ku isi itagaragara cyangwa ku ubuzima abantu babaho butagaragara. Niyo mpamvu IYF yo yahisemo gufata uyu murongo, kubera ko nubwo abantu batera imbere ku bigaragara, umuntu arahirwa akagera mu bushorishori, ariko yamara kuhagera akongera akikubita hasi, ugasanga apfuye mu by'ukuri ariho ubuzima buteye agahinda. Kubera iki? Kubera ko atigeze yigishwa ngo abashe gutegura ubuzima bwe, cyangwa abashe kubanza gukora ubuzima abaho mbere y'uko abubaho. Rero igihe ukiri mutoya, mu myaka yawe mitoya, uba ukeneye kwita kuri iki kintu ndi kubabwira, ugakora igishushanyo cy'ubuzima bwawe. Wamara kukigira kimeze neza, ugatangira kubaho ubwo buzima. Aya masomo nicyo azagufasha, kubera ko iyo ufite imyumvire itari myiza, ukabana n'umutima utarigeze utozwa, nicyo cya gihe umuntu abaho mu by'ukuri ubuzima butari bwiza. Hakabaho guhohotera abandi, urubyiruko rumwe rukagwa mu bwihebe, mu bwigunge, bamara kwigunga ugasanga bahindutse ibyihebe. Ni bande bagiye mu mitwe yitwaje intwaro y'ibyihebe? Ni bene abo ngabo bataragize umwanya wo gutegura ubuzima bwabo hakiri kare, bigasa n'ibibatunguye. Bamwe niyo batagiye mu mitwe y'ibyihebe, usanga bakoresha ibiyobyabwenge, bagatwarwa wenda n'urumogi, inzoga n'ibindi. Abandi bagahitamo wenda kuba ubuzima bw'ubumaraya, abandi ntibabashe kubana neza n'abo bakorana, imiryango yabo akabaho wenda gutandukana kw'abashakanye, hakaba n'abiyamura ubuzima. Nuko bataritaye kuri iki gishushanyo cy'ubuzima. Ariko abantu bose bagiye batera imbere, hari igihe bafashe runaka bakiri batoya, bagenda biga ibindi kubabwira, imibereho yo gutegura ubuzima bw'ejo hazaza. Umugabo tuzi twese witwa Jack Ma, hari ikintu yavuze. Ni umugabo washinze ikigo cy'ubucuruzi gikomeye cyane cyitwa Alibaba, bukorerwa kuri murandasi, ni Umushinwa. Yaravuze ngo mbere y'uko ugira imyaka 20, ugomba kuba umunyeshuri mwiza, ukigira ku mwarimu akakubera umufashamyumvire. Icyo mwarimu avuze cyose ukacyumva, ukamugisha inama kugira ngo ube umunyeshuri mwiza. Ati kandi muri icyo gihe nicyo gihe ugomba kwiga na experience cyangwa se ubunararibonye, uburambe mu bintu runaka, butari ubw'ibifatika gusa, ahubwo no mu buryo bw'imyumvire. Ibi rero nibyo IYF yamenye muri 2001, itangiza icyo twita Good News Corps Volunteers. Ni imirimo y'ubukorerabushake, n'umwe mu mushinga tugira, aho abanyeshuri bagira igihe cyo gukorera abandi, ubuzima bwabo bagafata nk'umwaka umwe bari gukorera abandi, bari gukorera umuryango mugari, buri wese atanga imbaraga ze
kugira ngo mu by'ukuri afashe umuryango mugari mu bihugu dukoreramo. Ariko ibi nubwo babikora, rimwe na rimwe bashobora kubitangira batekereza ko ari inyungu zabo babikorera, ariko ntabwo aba ari byo, ahubwo ni bwa buryo bwo gutoza no gushushanya ubuzima bwabo bw'ejo hazaza kugira ngo babashe kubona experience y'ubuzima. Jack Ma yaravuze ati mbere y'imyaka 30 ntukite ku gukorera amafaranga menshi cyangwa se ku kigo gikomeye ngo abe ari cyo ushakamo akazi, ahubwo ujye wita ku kubona umubosi mwiza, umukoresha mwiza ufite imyumvire myiza, nubwo icyo gihe wabaho ukora amakosa akagucyaha azagukosora. None umwigiraho muri iyo myaka, mu by'ukuri bizaruta ku kuba wajya mu kigo kinini gikomeye ugakorera amafaranga menshi, ariko ayo mafaranga bikazarangira n'ubundi ubaye nk'aba bantu bagera mu bushorishori bakongera bagahanuka. Hari abantu benshi batabuze amafaranga, batabuze icyubahiro, ariko usanga ari bo biyahuza ibiyobyabwenge, biyahuza inzoga, biyahuza amata, biyahuza iki. Abantu ugasanga wenda yari umuyobozi ukomeye, ariko ejo kumva ati yariye ruswa cyangwa byagenze gutya na gutya arafunze. Ibyo bintu byose biterwa n'uko abantu baba batarafashe igihe ngo bategure ubuzima bwabo. Rero Jack Ma nibwo yavuze ati mu gihe ubonye umukoresha mwiza mbere y'imyaka 30 akwigisha gutegeka umutima wawe, kugira discipline, ikinyabupfura mu byo ukora, ikinyabupfura mu mibanire, ndetse aho ni naho ushobora kwigira inzozi. Nibyo uri mu kigo gitoya ariko ufite umukoresha mwiza, uzahigira kugira inzozi zagutse, uzahigira urukundo rwo gukunda akazi, uzahigira ibintu byinshi cyane, uhakure uburambe. Yongeyeho ati mu gihe ugeze imyaka 30, hagati y'imyaka 30 na 40, nimba ushaka kuba umuntu wikorera, iyo niyo myaka mu by'ukuri yo kugerageza gukora bya bintu bikomeye by'inzozi zawe kugira ngo ubigeremo. Kubera ko hagati y'imyaka 40 na 50 nta kuba ugikeneye kugerageza ibintu byinshi, ahubwo kuko ugenda ucika intege, ukeneye noneho gukora ibintu uzi neza, ibintu ushoboye. Hanyuma hejuru y'imyaka 50 yaravuze ati ujye wibanda noneho kuguha imbaraga urubyiruko no kwita ku rubyiruko, kubera ko ibyo wakoraga neza ubu ntabwo wabasha kubikora neza, ariko uramutse witaye ku rubyiruko rushobora kubikora neza kukurusha. Umushumba Oxopark washinze IYF, ibi nibyo akora ubudasiba, kubera ko IYF n'umuryango mpuzamahanga w'urubyiruko udaharanira inyungu washinzwe kugira ngo wite ku iterambere ry'urubyiruko. Mu gihe rero ibi ngibi babikora, nubwo ari umusaza, bibasha kubyara umusaruro munini cyane. Rero icyo nshaka kubabwira ni iki: ubuzima tubaho ari impitagihe, tuba twarabanje kubaho muri yasi itagaragara. Niyo mpamvu iyi si y'imyumvire ni iy'ingenzi cyane. Mu gihe wiga aya masomo, icya mbere bigufasha ni uko umuntu wayize neza imyumvire ye irahinduka, hanyuma ubuzima bw'imyumvire iyo buhindutse n'ubuzima bufatika bwe burahinduka. Kandi si buhinduka bwonyine, ahubwo usanga ari bw'abantu bahindura n'umuryango mugari barimo, yewe bagateza n'imbere ibihugu byabo. Ngiyi impamvu IYF yafashe ya mbere mu kwita kuri iki kintu. Nubwo hari imiryango myinshi ifasha abantu igakoresha amafaranga menshi, ariko usanga
iyo abantu babonye n'ayo mafaranga, iyo babuze imyumvire myiza, ibintu byose bihinduka bibi. Rero si uko abantu baba batarize, abantu bariga bakaminuza, ariko uburezi twiga mu mashuri iyo butiyongeyeho indangagaciro nyazo zikwiriye umuntu muzima, umuntu utekereza neza, ubasha gutegura ubuzima bwe neza, bwa burezi bugira imbibi. Hari ahantu butarenga, kuko ibibazo byo mu muryango mugari abantu bahura nabyo ntabwo ubwo burezi bwabikemura. Gutandukana kw'abashakanye, guhohoterana, bafata abana ku ngufu, batuma abana babyara batabiteganyije, bana b'abakobwa, ibiyobyabwenge bitwara cyane cyane urubyiruko n'abakuze, ibyo byose n'ibibazo bidashobora gukemurwa n'iki? Nuko abantu bize cyane uburezi busanzwe, cyangwa se uburezi bushingiye ku bumenyi. Kubera ko ubumenyi nubwo wajya kuri murandasi urabubona, wajya mu ishuri ukabubona, ariko indangagaciro ni ugutozwa kw'imyumvire. Rero navuga ko imyumvire mibi igomba guhinduka imyumvire myiza, kubera ko niryo shingiro ry'ubuzima bw'ejo. Mu gihe wiga aya masomo nicyo bigufasha, kuko uva muri ya myumvire mibi ukinjira mu myumvire myiza. Kandi mu gihe ureba ubuzima bw'abantu bagiye batera imbere bahirwa, ubona ko imyumvire yabo mu by'ukuri n'ubundi yari iteye imbere. Niyo mpamvu n'ubuzima bwabo bwabashije gutera imbere, nuko babanaga n'imyumvire abandi bantu basanzwe badafite. Mu mirimo y'ubukorerabushake dukora, iyi gahunda nababwiye ko ari iyo gutoza abantu ubuzima. Impamvu tutoza abana ubuzima ni uko ubuzima bwo ku ishuri n'ubuzima bwo mu muryango mugari abantu babamo buba butandukanye cyane. Dushobora kubigereranya n'iki? Ubundi ubuzima bwo ku ishuri abantu babureba bakoresheje amanota, ibizami bahabwa bagatsinda. Ayo manota babonye niyo ashobora kugaragaza ubuzima umuntu abayeho ku ishuri. Gusa ubu buzima buba bucyoroshye, tubugereranya n'uko umuntu yajya koga muri pisine. Muri pisine ni ahantu udashobora koga ngo urohame, kubera ko amazi yahora ameze kimwe, ntabwo ashobora kuzamo imiyaga n'imiraba. Ariko iyo ugeze mu buzima busanzwe, mu by'ukuri uba ugeze nko mu nyanja, kuko mu nyanja ntushobora kwitega ngo inyanja iraba ituje mu buryo bugutunguye, ushaka kubona yibirinduye. Niyo mpamvu iyi mind education, cyangwa se aya masomo yo gutegura ubuzima bwacu bw'ejo hazaza, nta kindi adufasha keretse kubanza gushushanya ubuzima bwacu neza, twagira icyo gishushanyo tukabasha kubaho bwa buzima. Rero ikintu cya mbere agufasha no kureba nimba umutima wawe cyangwa se imyumvire yawe ihagaze ahantu nyaho, kandi ukamenya n'intambwe ushobora gucamo kugira ngo ubashe gushushanya cya gishushanyo cyawe neza, aribwo buzima butagaragara. Ikindi ni uko binyuze muri ziriya ngero zose tugenda tuvuga z'ubuzima bw'abantu, tubona ko imyumvire yabo yari ishushanyije mu buryo bwiza. Iki gihe bidufasha natwe kuba twashushanya ubuzima bw'imyumvire yacu, kugira ngo twongere tubuhe icyerekezo nimba twari twarayobye, cyangwa se nimba ari bwo bwa mbere tutangiye kubuha icyerekezo, nabyo tubikore. Si byo gusa, ahubwo niyo imyumvire yacu yari irwaye, binyuze mu masomo nk'aya tubasha gukira. Niyo mpamvu kwiga izi ngero zose, kuvuga kuri ibi byose no kubisesengura, mu by'ukuri bituma imyumvire yacu iba imyumvire nyayo, kandi tugakomera kugira ngo tugire cya gishushanyo mbonera kizima. Mu gusoza, ndashaka kubabwira umurongo umwe wanditse muri Bibiliya.
mu Bakorinto ba mbere igice cya 9 aravuga ngo iby'amaso atigeze abona n'iby'amatwi atigeze yumva n'iby'umutima utigeze utekereza nibyo biri imbere yacu, nibyo Imana yaduteguriye twese. Nubwo utabibona ariko birahari. Abafite imyumvire mizima babasha kugera kuri ibyo byose Imana yabateguriye. Niyo mpamvu mu gihe tumenye ibiranga iyi myumvire cyangwa se ubu buzima butagaragara, mu gihe twakiriye iki gishushanyo mbonera cy'ubuzima tukagishushanya neza, no mu gihe tumenye ko dukeneye ubufasha bw'abafashamyumvire tukiri batoya, nta kabuza dushaka gutera imbere. Kubera iki? Kuba waba ufite impano, icyo ni kimwe. Kuba waba ufite ikintu ukunda gukora no kwigana umurava, ibyo byose ni ibintu byiza mu by'ukuri. Gusa hari ikintu cyiza kuruta ibyo ngibyo, ni ukugira imyumvire ihamye. Iyo myumvire niyo igufasha kudaheba igihe uhuye n'ingorane. Abantu bose baba ubuzima buhiriwe, tuvuga ko buhiriwe iyo buherekejwe n'umunezero w'ubuzima. Ariko niba umuntu ageze hejuru cyane, wenda akaba umukire, akaba ubuzima buhenze, ariko ntashobore kwishima, ahubwo amaherezo ugasanga arahanutse, avuye hahandi hejuru aguye hasi nanone, atangiye kuba ubuzima agapfira aho ngaho muri ako gahinda. Abantu nk'abo ntabwo twavuga kuko ari uguhirwa. Niyo mpamvu dutoza abantu dufite insanganyamatsiko IYF igira yitwa Challenge, Change and Cohesion. Guhatana, kuko ari byo biduha gutekereza byimbitse, guhinduka, kubera ko iyi myumvire yacu ihindutse nicyo gihe tugira umutima cyangwa n'imyumvire ibasha kwitegeka. Hanyuma n'ubusabane aribwo butuma twakira ubuhanga bw'ubuzima butubeshaho, dukura kuri ba bantu nababwiye babafasha myumvire twigiraho, tukabigiraho ubuzima bwo guhatana ubudasiba. Mu gihe twakiriye ibi byose, ubuzima bwacu tuba twamaze kubukorera igishushanyo mbonera cyiza, kandi ni nacyo gihe dutangira kubaho ubuzima mu by'ukuri bwo guhirwa n'ubuzima bw'umunezero. Uyu munsi rero ndasoreza hano. Icyo nicyo nababwira ku bigendanye n'ubuzima. Tuzakomeza ubutaha ku munsi w'ejo cyangwa se ikindi gihe, kubera ko muri iyi minsi nzavuga ku bintu bitatu, ariko iki cyari icya mbere. Ubuzima bwacu bw'ejo hazaza ni gute twabutegura? Iyi niyo nzira tubutegura tutarabubaho, kubera ko ubuzima tubaho uyu munsi ntabwo aribwo tuba tukibubaho, ahubwo tuba twarabubayeho mu gihe cya Yesu. Ndabashimiye rero, naho ubutaha.